Reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Reka nguhe ikaze mu kiganiro The Cruise Show, aho tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari, amakuru abacicikana mu Rwanda, amakuru abagezweho ni top stories, trending stories. So guys, ngira ngo abantu mwabyukiye kuri social media mwabibonye. Ngira ngo ni Vestine wagize birthday. Anyway, yagize birthday kabisa. Ngira ngo ni isabukuru yagize ku n'uwitwa Vestine, mumenyere itsinda rya Vestine and dorcas, aho yagize isabukuru nziza cyane. Nabonye yifurizwa n'abantu benshi, nabonye bateye amakomenti babyanditseho, ngira ngo ni isabukuru nziza kabisa cyane. Reka tunamwifuriza isabukuru nziza, aho afite umunsi w'amavuko. Uyu munsi ni umunsi w'amavuko. Nahoze nanabona nanone witwa King James, ngira ngo ni itariki y'abasitari mu Rwanda hano. Nahoze mbona nawe witwa King James nawe yagize isabukuru. Gusa reka tubifurize kugira isabukuru nziza, tubifurize kuryoherwa cyane no guhirwa cyane, dore ko umwaka bari mwinshi cyane, burya kuzuza umwaka ukabona urawurangije kabisa. You are blessed. Ntabwo wabyirengagiza. Ngira ngo ni Vestine, usanzwe aririmba muri Vestine and dorcas, bakaba ari abaririmbyi ba gospel hano mu Rwanda. Ngira ngo turabamenyereye cyane, turanabazi, twagiye tubabona mu makonseri menshi, mu ndirimbo nyinshi cyane, banakora cyane. So nahoze mbona arayifurizwa isabukuru nziza. Nabarimo Irene MURINDAHABAYI, akaba ari nawe boss wabo nk'ibisanzwe, akaba ari manager, akaba ndetse na boss wa MI Empire. Murayizi ni label cyangwa se ni inzu y'umuziki isapotinga Vestine and dorcas. Ni nabo bazamuye. Anyway, ni bazamuye from Musanze to Kigali. Turabamenya. Ngira ngo ejo bundi nibwo nahoze mbona witwa Vestine and dorcas bombi bari kumwe muri Beka Arena, aho bari bitabiriye igitaramo cya Israel Mbonyi ndetse na James and Daniela. Ni igitaramo navuga ko cyakirimo abantu benshi cyane, abantu bafite amazina magari muri showbiz nyarwanda, especially mu gisata cya gospel. Nahoze mbona hari abantu benshi cyane bariyo. So harimo Vestine and dorcas, harimo Irene, ubona bizihiwe cyane, abantu benshi bari baje kwitabira no gushyigikira ndetse Israel Mbonyi. Ni mu gitaramo cyabaye ejo bundi kuri Pasika, ngira ngo niba ntibeshye neza ni kwa agesko ari ku cyumweru, ni ku cyumweru nibwo hari habaye Pasika. Then baza kuza kwitabira, ubona banishimye cyane. Navuga ko bafite umubano, icyo nakita umubano mwiza hamwe n'uyu nguyu Irene MURINDAHABAYI, because twagiye tubona Irene, ngira ngo yafashije Niyo Bosco, barazamukanye, biba ngombwa ko baza gutandukana kubera impamvu runaka. Niyo Bosco arashiftinga ajya ahandi, but Vestine and dorcas navuga ko bamaze kuba bamaze kuba nk'abavandimwe mu muziki, bamaze kuba nk'abantu ukubona wenda MURINDAHABAYI uburyo abafasha igihe bamaranye runaka. Ngira ngo yigeze gucamo akantu k'agasaga, ariko ntabwo byari bikabije cyane, byararangiye ndetse baniba uburyo bundi bwo kubaho. Navuga ko ari n'iki kintu dukeneye mu Rwanda. We need stability, dukeneye stability, because hari ibintu navuga ko byagiye bigira ingaruka cyane kuri Niyo Bosco, kuba twaragiye tubona hindaguranya amarebo, yavuye kwa Irene yagiye hano. Ngira ngo ejo nibwo nahoze mbona arimo atangaza ko yamaze kwinjira mu gisata cya gospel. Ubona ko nahoze mbona kabisa, ubona ni ibintu byiza cyane, kuri Vestine and dorcas, ariko nanone bikaba ibintu byiza cyane byo kwibukiranya achievement babagezeho, cyane ku munsi nk'uyu nguyu, aba ari isabukuru y'umwe muri bo. Ngira ngo kiba ari igihe cyiza cyo kwibuka ko hari ibintu byinshi bakoze, ariko nanone hari ibintu byinshi bafite gukora this year. Ngira ngo ejo bundi nibwo
baba barimo ubona ko hari achievement nshyashya cyangwa se intego nshyashya bagiye bitegura gushikira, cyane cyane ko iyo bakoze indirimbo nubwo ziza ari gake ariko abantu benshi bakunda kubaga ari kubona ko ikijyanye na popularity y'indirimbo cyo navuga ko baba bagifite cyane, biba bitandukanye nuko wenda dusanzwe tubona abandi bahanzi runaka mu bihe bitandukanye. Bo kuri bo personally navuga ko bahagaze neza mu muziki nyarwanda, bahagaze neza mu buryo tubabonamo, navuga ko something great. So nashimira cyane ariko uwitwa Murindahabayi because hari uburyo ki yazamuye itara ni abana bato bari bakeneye kuzamurwa no gushyigikirwa mu muziki, arabazamura turababona, bagira Vestine dorcas official, tugenda tubabona mu bitaramo bitandukanye, bamaze kugira experience muri industry, bamaze gushyikira ibintu byinshi cyane. So ngira ngo ni ibintu byinshi cyane bigenda bivugwa, byinshi cyane tugenda twumva, riganize ko rero warushaho kugubwa neza no kumererwa neza. Iyi ni Fyve-tvrwanda, ngende Fyve ugeze amakuru ya showbiz, reka mbwire ngo Jabless.